Rayon Sports yacu, habwa impundu uhamye imyata, ibyishimo byawe bidusage twese, tubisakaze bidasanzwe no mu batakuzi, maze akamwenyu kabaranga inzira yose, no mu iherezo ry'inzira gasabanya abahatuye. Yemwe abatazi ibyiriwe, muramenye mudacikwa n'intanga igenewe ingeri zose, mbese idaheza, wisogongeye akagira ikiza cyuje icyusa, n'umutima ugasendera umutuzo. Si ukubiryoshya ngo mbihamye umunyu, ni impamo nta mpaka ntabira, nta n'uwatwika inzu ngo ahishe umwotsi, utegeye yombi ikobe rivuga mu rw'imisozi igihumbi rikikiranya n'imahanga. Niba abasheshe akangohe bicumba utubando, ibikwerere by'ubukombe bikizihirwa, abasore n'inkumi bakazengaho ibyishimo, n'ibibondo bigashisha byumva, waheraho unyita umubeshyi? Reka nkubwire imvano y'ibi, mvuge ibigwi mpamije imyato, mpagaze kuri yo mivuge gikundiro, ikipe y'Imana n'abo yahanze, ari wo murage w'ibyishimo dusanganwa. Bitangira umwami w'u Rwanda rwegurira Kristo, ntihaca kabiri n'imirasire irabatizwa ku cyuzi cya Nyamagana h'i Nyanza, ku kibuga cya Kristo umwami niho ku ifishi ya Rayon Sports FC, ivuka bwa kabiri bikesha Abbé Eloi Charlois. Aho u Rwanda rwabereye urwa Kristo, niho Rayon yabereye iy'Umuremyi, ngiyo inkomoko yo gukundwa na bose, n'izingiro ry'isano rikomeye turamutswa, abariyo twese rikaduharanya. Nguko uko duhagurukana ingoga, tukisasira amakipe tukiyorosa ayandi, mu byo tubazwa twe turamutswa intsinzi, umutsindo wacu ni uguterura ibikombe. Barukera gukotana ntidutinzamo, amakipe yo mu murwa twayafatanye umujyi, n'agitera kuka turaje duhorahoze. Njye numvise n'amakipe adahanganira igikombe, ngo nibura agira ihirwe ryo gutsinda Rayon yacu, bikayarutira ibikombe igihumbi. Ibyo mvuga si ukwishongora, nubwo ari njye gishongore byahamye, ihogoza nitwe kirango gikwiye, n'ishema rya ruhago yacu mu mahanga, n'andi makipe agendera ku izina twaharaniye. Ngiki igihe cyiza kandi gikwiye, ngo mu Rwanda no hanze batwumve, sinzi aho bajya niduseruka, icyo nzi ni uko basumbirijwe, biteze ko mpinguka nkabahunduza. Bafana beza niduhagurukiye, dutere ingabo mu bitugu, injyarugamba zinjira mu rw'amahina, ngo zidutamirize ibyishimo nyabyo, dukanda akanyenyeri n'akego, ngo tuzamure urwego mu ruhando mpuzamahanga. Kandi iki si ikimwaro, niryo hame ry'icyerekezo cyiza cya ruhago ikwiye, idusaba gushyigikirana twese. Muze mwese dususurutse imitima, abatwigimba bakwirwa imishwaro. Mwamenye ko n'abandi bafana abandi ma ekipe babiterwa n'inzara ibajora ibondo, naho ubundi umutima wabo uba wiryamiye kuri Murera weza imitima ikazira umunabi. Muze mwese abo dusangiye ibyiza, dore ko nta n'ubihejeho yo karamba, mu mpuzankano y'umweru n'ubururu, dutize ba mukeba igitinyiro cyabo gihinduke ntacyo, twizihirwe u Rwanda rwacu. Nihita Yezu wakayijuka ka Serugotsa rwa ruhage rwa Bigogo bya Muto wa Muhondo Gongo wakoya nkwakuzi. Isata ishoka bagasamara ibishyika bishyika umutware ku mutima, ishyikana ku mubiri ngeri yasumbye inkiko, umuco mu gakanga bari bakagacira icyo mu mico myiza yahaciye. Nihita Yezu Sosthene.